uri kumva ukuntu hano ariko kugira ngo muzajye kubana muba mugomba kubana uri umuntu wowe yamenye azi ntabwo ari kwa kuvuga ngo wese ukubitana n'inkonkobotsi hano ngo ati twakundanye twagiye. Rero niyo mpamvu njye mbona abagabo batamarira imbere ya kamera nkahita nseka ati nyine ni ibintu byanga uri kumva. Wenda tumenyanire hano ariko duhure tumenyane nyine, tuvaneho izo masike tujya twerekana. None se ubwo ubundi nzahishikira ko ibyanjye biba biri ku mugaragaro. Kuvuga ntabyo uzi, umuntu akwihishamo nshuti yanjye, umuntu akwihishamo ntumenye wagwana. Ibyo rero niyo mpamvu nyine icyo mishwe sinjya nkigirira amatsiko. Ntabwo ngeze ntabwo sinjya numva ngo habaho zahabu. Ese zagira amatsiko ya zahabu ntarajya gucukura ngo ndebe inkomoko yayo. Ntabwo ibyo nazabirwanira n'umuntu ubizi. Niyo mpamvu nyine erega nyagasani we. none se guhemuka kutari uko nguko kandi ari wowe wihemukiye, urumva kwizeza umuntu cyangwa ukamwereka utari we, urumva harimo guhemuka. Nk'ibyo ngibyo uvuga ngo kurira guta amarira kuri kamera byonyine aba yijanye hariya aje kwigaragaza uwo ari we n'uburyo ki yahemutse. Ikibazo rero kenshi reka njyembe umunyakuri umbabarire kandi uri kumva ndi kubyumva sinzi uri kumva uburyo uri kuvuga nk'umuntu uri korosa nyine sinzi ikintu uri gupfundikira, ariko noneho reka nkubwire uri kumva ujye ureba nyine tujye tureba uri kumva iteka iyo ugiye kuvuga uri kumva. Akenshi iyo umuntu agiye nko kuvuga ngo yagiye nko gutanga nk'ikibazo uri kumva agaragaza ko hariho inzirakarengane uri kumva. Ubu nyine ujya uvuga uri kumva mu buzima busanzwe uzarebe nushwana n'umufasha wawe uri kumva uzagenda nigendera kubwo kwiha amahoro, wowe ari weho nyirabayazana uri kumva. We araguhunze kugira ngo yihe umutekano uri kumva, ariko nakuvira ahandi uzajya ugenda umuharabika uvuga ngo niwe kabitera, kandi noneho ntuvuge wowe cya kindi wowe nyine wakoze, ukahita ugenda ukahita bari urundi umuriraho ibintu byose akavuga ati ngo nura noneho wa wundi uri gusobanura noneho ukahita uheza abantu mu rujijo. None se ubwo uri kumva niba uriya mbwiye kuriya ubunga ubundi bwo yabunga ahereye kugira n'ubundi ukiranuke muri wowe unabona amahoro uri kumva, ni uko ubanza ukakira uwo uriwe, ukakira ya makosa yawe agukomokaho. Iyo ubyemeye n'ubundi wa wundi n'ubundi ubumuzi arongera akagaruka. None iyo wemeye icyaha niyo wemeye ikosa uri kumva nyine wa wundi aguha icyizere yuko kuko ubyemeye n'ubundi umuhaye ikimenyetso yuko nta gusubira kukwiye kubibamo. Ariko noneho iyo wigize karampenge ukaguma uhora uburana ntabwo kwakira n'ubundi uri kumva uba wanduje ukananduza na wa wundi uzaba uguteza amatwi, uzaba kugenda iruhande. Yewe simbizi, Imana ijya gusobanukirwa ikintu nsobanukiwe n'impuhwe z'Uwiteka byo nzavuze kondera ko bwa Nyagasani mu izina ry'Imana. Nanjye niyo mpamvu
mukunzi ngira no bagira abakunzi babiri pe. Yesu na mama bangwanisha nuko nyine tu sinzi ikintu nabwira ariko ngewe tu Imana ijya ibafungira defanse naye mu gitondo kumva nyine tu ntakarenga niba soso niba yavuga wenda nawe numva umuhumeko we kwamwe twamuhaye umwanya yari yabyemeye, reka twumve igitekerezo cye kugira ngo tuze kuguha umwanya wo gusoza Kimu. Kuri uyu muntu wumvise yumvise Imana kandi ya Emerance Karame. muyakorere yuko